nguhaye ikaze nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri TikTok. TikTok ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga rukunzwe, rukaba rwarashinzwe na sosiyete y'Abashinwa yitwa ByteDance muri 2016. Rutangira rero rwitwaga Douyin, ari rwo twakita nka TikTok yo mu Bushinwa. Gusa nyuma muri 2018 nibwo rwaje gusakara ku isi hose, cyangwa se bakora indi verisiyo yo ku isi handi hatandukanye uretse mu Bushinwa. Uru rubuga rero rushyirwaho video ngufi zihera ku masegonda 15, rukaba rwageza ku minota 10. Uru rubuga rero rukoreshwa n'abarenga biliyoni 1, rukaba n'urwa gatandatu mu mbuga zikoreshwa n'abantu benshi ku isi. TikTok rero abantu benshi baba bayifiteho ibibazo bitandukanye. Ikibazo cya mbere bakunda kwibaza, umuntu wese aribaza tese TikTok irahemba? Nicyo kibazo n'umuntu ubonye uyikoresha cyangwa se akabona ukunda kuyijyaho, nicyo kibazo abasha kuba yakubaza. Ubu rero tugiye kuba twanyuramo muri make turebe koko niba TikTok ihemba. TikTok hari uburyo ihembamo bitewe n'ibihugu runaka, bitewe n'amaporogaramu igira yo kuba abantu bakorera amafaranga banyuze kuri urwo rubuga. Hari inzira zimwe zishoboka mu bihugu runaka, hari n'izindi zidashoboka mu bindi. Wenda turebye nk'uburyo bwa mbere, tugiye kureba aho bahemba, bashobora kuguhemba binyuze muri views, bigendeye ku mavideo upostinga, nk'uko wenda YouTube ihemba cyangwa se n'izindi. Tugiye kureba ngo ese TikTok ihemba gute bigendeye kuri views, kwa kundi uzapostinga video bakaba baguhemba. TikTok igira porogaramu ya mbere yo bita Creator Fund. Iyi porogaramu iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Budage, muri Espagne ndetse no mu Butaliyani. Ubu buryo bwa Creator Fund bukaba bwishyura hagati y'amadolari 0.02 kugarukira kuri 0.04 kuri views 1000. Bivuze ko nugira views miliyoni bazaguhemba amadolari ari hagati y'amadolari 20 n'amadolari 40. Ubu buryo rero kubukoresha kugira ngo ubikuze byibuze amadolari uba wemerewe kubikuza na amadolari atari munsi y'amadolari 10, ukaba uyabikuza ku y'ukwezi kurangiye ku itariki 30 za buri kwezi. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo babwita Creator Program Beta, Creativity Program Beta. Iyi porogaramu iboneka ku bantu batuye Brazil, mu Bufaransa, mu Budage, mu Buyapani, muri Korea y'Epfo, mu Bwongereza ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo ujye muri iyi porogaramu ya Creativity Program Beta, ugomba kuba ufite imyaka 18 y'ubukure, ufite ibihumbi 10 by'abagukurikira, byo bita followers, kandi video zawe zararebwe n'abantu bagera ku bihumbi 100 mu minsi 30 ishize. Iyi porogaramu rero kugira ngo uyikoreremo bisaba kuba ukora video ndende kandi zifite umwimerere, ari izawe bwite wakoze utafashe ibintu by'abandi bantu. Iyi porogaramu yitwa Creativity Program Beta, bavuga ko yishyura amafaranga arenze ku ya Creator Fund. Ntago bigeze bagenekereza neza wenda ngo bavuge ngo biherereye aha, ariko bivuga yuko ariyo yishyura neza, kuko ishobora kuba yikubye n'inshuro 15 za Creator Fund. Urumva ko rero na amafaranga menshi. Iyi porogaramu rero ya Creativity Program Beta yishyura ku itariki 15 za buri kwezi iyo ugejeje mu madolari byibuze 50. icyo twita payment threshold amount.
ni amadolari utagomba kuba uri munsi. Izo rero ni porogaramu zishobora gukora kwa kundi wapostinze video, wenda uvuga ngo wagize views izi n'izi, abantu basharinze, nyine wagize views nyinshi cyane. Izi porogaramu tuye mwa biriya bihugu zishobora kugufasha. Hari ubundi buryo ariko nabwo abantu bakoresha bakorera amafaranga kuri TikTok. Aha twavuga nk'ibyo twita live and gift. Aha ni hahandi ushobora kujya live, ngira ngo mujya mubona nk'abantu bajya live kuri TikTok bari bafite amatopic runaka, bari kwigisha se, bari kuganira. Hari ibintu muzabona bakunda kubaha byitwa amagift. Amagift rero iyo uriya muntu wateguye live, bari abantu bahawe amagift cyangwa ziriya gift mwamuhaye, nyuma arazivunjisha zikabamo amafaranga, akaba yayabikuza akayakoresha. Kugira ngo rero ujye ukora live ubone ayo magift, bisaba ngo uba ufite imyaka 18, ugire n'abagukurikira aba followers 1000. Ahangaha uratangira ukaba wakora live ugakorera amafaranga. Uko uyikora kenshi niko abantu bamenyera, kandi ugategura n'ibintu nyine bifitiye abantu akamaro, nabo bakaba bagira umuhati wo kuguha ayo magift. Ubundi buryo bwa kabiri nubwo bita video gift. Aha ni hahandi rero ushobora gupostinga video, umuntu yayireba yayikunda agahita guha amagift. Kuri live gift bashobora kuguha amagift uri live, ahangaha ho noneho kuri video gift baguha amagift kuri video yawe. Ibintu bisabwa kugira ngo ubone gift kuri video yawe, ugomba kuba ufite abantu 10,000 bagukurikira, ukaba konti yawe ikora neza, nyine uhozaho mu minsi 30 yashize, ukwezi gushize, nyine kuba konti yawe ikora neza, ukora nyine mu buryo utajya uhagarara wenda ngo konti yawe isinzire, kandi konti yawe ikaba idakoreshwa n'abanyapolitike cyangwa se ngo ikoreshwe n'ishyaka runaka. Ugomba kuba ari wowe uyikoresha wenyine, ufite content runaka zitandukanye n'ibyo bintu. Ubwo ni uburyo rero bwa video gift. Ubundi buryo rero ushobora gukora amafaranga kuri TikTok, naho ushobora gukora content ariko abantu kugira ngo babanze bazirebe bikabasaba kubanza kwishyura. Hano hahandi ushobora gutegura nka content ijyanye no kwigisha ibintu abantu, wenda ukavuga ati kugira ngo umuntu agira access kuri izi content zanjye agomba kuba yenda yishyuye nk'amadolari wenda 5, yakora subscription yakwishyura akajya basha kuzibona. Ubundi buryo nanone bukoreshwa, nanone ushobora kuba uri umucuruzi wenda cyangwa se ufite indi business runaka, ukajya wamamaza ibicuruzwa byawe kuri TikTok. Ushobora kuhakura abakiriya bakaba baza kukugurira. Urumva ko ibyo nabyo bishobora kuba byagufasha kuba wakuza business yawe biturutse kuri TikTok. Ubundi buryo nabwo bukoreshwa ni ugukora content zijyanye n'ibicuruzwa cyangwa se n'ibigo runaka mushobora gukorana. Ahangaha ni hahandi nk'ibigo runaka bishobora kuba bifite ibicuruzwa bikakwegera, ukaba cyangwa se nawe ukabegera, ukaba wakora content zijyanye n'ibicuruzwa, ugakora amavideo ajyanye n'ibyo bicuruzwa, bakaba ibyo bigo byakwishyura kuko uba wabamamaje muri video zawe. Ubundi buryo nabwo bukoreshwa kugira ngo abantu bakorere amafaranga kuri TikTok ni uburyo bwo gukorana n'abahanzi byo bita ngo work with artist. Ubu buryo rero bisaba ngo ube ufite imyaka 18, ube ufite abafollower barenga 1000. Ahangaha ushobora gukoresha uburyo bwa work with an artist. Ahangaha rero konti yawe igomba kuba yaraciye no mu magenzura yuko utabeshya cyangwa se ukoresha tirishori wenda kugira ngo ubone views nyinshi. Mbese bigomba kuba konti yawe yaraciye mu magenzura yuko ukoresha umucyo, kuko kwizo views ubona kuri iyo miziki ushobora gukoresha kugira ngo bakwishyure views ari za nyazo. Aha rero ufata umuziki uri muri iyo porogaramu nyine ya work with artist,
ukaba wawukoresha muri video zawe. Iyo video yawe irebwe cyane niko no kukwishyura byiyongera. Ubundi buryo bukoreshwa abantu bagakorera amafaranga kuri TikTok ni uburyo bwitwa affiliate marketing. Aha ni hahandi bisaba gukora content ijyanye n'ibicuruzwa ushaka kwamamaza, cyangwa se ushobora no gukora video ukajya ushyiramo wenda nyuma nko ku musozo cyangwa se mo hagati ukayicishamo ukavugamo ibicuruzwa runaka, wenda ukavuga ati muce ku rukuta rwanjye niba ushaka kugura iyi product cyangwa se ibintu runaka, niba ushaka kugura bino bintu muce ku rubuga rwanjye, murabonaho nk'ibyo bita link bibageza ku icyo gicuruzwa. Aho ngaho iyo link uba warafashe cyangwa wakoze ukayishyira ku rukuta rwawe, icyo gihe uba warumvikanye n'ibigo runaka by'ubucuruzi byemera ubwo buryo bwa affiliate marketing. Noneho umuntu uguze cya gicuruzwa yaciye kuri ya link washyize ku rubuga rwawe, icyo gihe ubona ibyo bita commission. Izo commission rero uko umuntu aguze igicuruzwa anyuze kuri ya link yawe, urumva commission bashobora kuguhemba. Bisaba rero ngo bukorera content zijyanye nyine abantu babe interesse, bakunda ibintu byawe, kugira ngo nunababwira babashe cyangwa se babashe gusura konti yawe, babashe kuba bakora ubwo buryo, babashe kugura ibyo bicuruzwa nawe ubone commission. Ubundi buryo nanone ushobora gukoresha, burya ushobora no kubaka konti yawe ukategura content runaka, ukazamura abafollower bakaba benshi. Iyo abafollower bazamutse bakaba benshi cyane, biroroshye yuko wagenda ukabwira n'ibigo runaka ati nshaka kubamamariza, bakaba mwakorana business, ukaba wamamaza mu bicuruzwa byabo bagira, cyangwa se n'abandi bantu bakora imirimo itandukanye. Ubundi buryo bukoreshwa nanone aribwo bwa nyuma, nubwo kurema no gukuza account yawe ya TikTok ukaba wayigurisha. Burya hari abantu benshi bakoze business cyangwa se bakunda gukora ibi bintu, aho ushobora kurema TikTok ukayizamura nyine igakundwa cyane, yamara kugira abantu benshi ugahita ushaka nk'umuntu uyikugurira akaba yaguha amafaranga. Ubu buryo rero burya nabwo ushobora kubukoresha bukaba bwaguha amafaranga. Inzira zo gukoresha TikTok ukaba wabona amafaranga ni nyinshi bitewe n'uburyo bugenda bwiyongera uko bwije n'uko bukeye, kuko TikTok igenda izana uburyo bushya. Hari uburyo bwinshi rero, cyangwa se na buriya buryo bundi twabonye bwo kukwishyura binyuze ku ma views, ukuba baguhemba mwari amaporogaramu, bugenda bwaguka. Uyu munsi bushobora kuba buraha, ejo bukagera aha ngaha. Ushobora kuba uri mu bihugu bitemerewe, ejo ukaba mu byemerewe, kuko bagenda bagura ku isi yose bitewe n'uburyo baba babona urubuga rwabo rwa TikTok rugenda ruzamuka. Icyo rero nagushishikariza ni ugukora content nziza kandi zikunzwe n'abantu. Burya niba ushaka ko ibintu byawe bikura cyangwa se ibintu bya abantu babireba, ni ugukora content abantu bakunda kandi igize ikimariye sosiyete. Kuko ukore content nawe wibaze, kuko nawe ujye wibaza tese ndamutse ndi kureba ibi bintu nakoze, ese ari nge nabireba? Umuntu wabikoze yakoze ibintu nk'ibi byanjye nabasha kumukurikira? Icyo gihe rero icyo kibazo iyo ukibajije ubasha kuba wakora content abantu bashaka. Kandi ikindi ugomba gukora ni uguhozaho, kuko niryo banga ryo gutera imbere. Ushobora gutangira ugapostinga video ukabona nta views ifite views 2, ifite views 3, ariko uba ugomba guhozaho buri munsi ugapostinga, kandi ugapostinga ibintu byiza bifite karite cyangwa se bifite umwimerere byawe bwite. Icyo gihe uko ukomeza kubikora, ibintu bigeraho bikarebwa n'abantu bagukurikira bakazamuka. Ubu ni uburyo rero abantu bashobora gukorera amafaranga kuri TikTok. Icyo ukora wowe urareba, ugafata bumwe ukabwigaho, ukareba ubukunogeye, ukaba wabukora bukaba bwaguha amafaranga.